Mw'abantu mwe biteye ubwoba ndetse biratangaje. Ku munsi w'ejo nibwo nakoze muri kino cyumweru nakoze inkuru y'umukobwa wamizwe n'inzoka. None reba n'uyu mukobwa yahindutse ingurube. Ese byaje kugenda bite? Byatewe n'iki? Bana nanjye muri kino kiganiro mubwire ukuntu byose byaje kugenda kugira uyu mukobwa ahinduke ingurube. Ubundi uyu mukobwa atuye mu Mutara yitwa Valentina. Uyu Valentina rero afite imyaka igera muri 26, yarakundana n'umugabo w'umugande nawe ufite imyaka igera muri 45 aho ngaho. Ukuntu byaje kuba bigenda nuko uyu mukobwa nyine, uyu mukobwa witwa Valentine we n'uyu muhungu bashatse kubana, ariko babana mu buryo butemewe, babana nyine batarasezeranye mu buryo butemewe, batabibwiye n'ababyeyi. No uyu mukobwa ababyeyi baza kumushaka, ababyeyi baje kumushaka baramubura, bagera igihe bashiraho itangazo kuri radio ndetse bashiraho n'abayobozi abayobozi babigiyemo. Uyu mukobwa baramushaka baramubona. Ukuntu byaje kuba bigenda rero, uyu mukobwa akimara kumubona nuko bahise bamutahisha iwabo, agataha akajya no kurangiza ishuri kuko yari yaraviriyemo mu 6 segonderi. Yaramaze imyaka 2 baramubuze kandi basanga afite n'umwana umwe. Iwabo bemeranya ko bagomba kugira nyine kumusubiza mu ishuri kugira ngo arangize, noneho babashe kuba bamushakira akazi. Iwabo bari abantu bishoboye. Noneho ubwo uyu mugabo w'umugande bahita batandukana, ngo byabaye ngombwa ko ajya gukora iki, ko asubira iwabo. Uyu mugabo no agasigara wenyine, nawe ari mu mirimo ye uko byari bisanzwe. Bava aho ngaho muri Mutara bari hasubira, ava i Muhanga yari yaragiye. No avuye i Muhanga ikintu cyaje kuba gikurikiraho nuko ngo yagiye ku ishuri, ari mu buryo bwo kurangiza ishuri, no agahura n'undi musore ndetse bakanakundana. No uyu musore baje gukundana niwe byose wabyishe wabihuhuye. Umukobwa mwibuke ko yari afite undi muhungu bakundanaga. None ubwo ahuye n'undi musore bakundanye, uyu musore nawe aza kumuterera inda ku ishuri, dore ko uyu mukobwa ngo ataje no kurangiza ishuri, yamuteye inda mu gihembwe cya 3. None ngo ubwo umukobwa inda ikajya imubana mbi kandi ifite amezi make, inda ikamurya. Ubwo n'ishuri ahita rivaho. Mu kurivaho yanga gukora iki, yanga gusubira iwabo afite inda, ahubwo ahita asubira ku wa mugande bakundanaga wari uri mu Mutara, wari uri muri Muhanga. Ava i Mutara ajya muri Muhanga. Ukuntu byaje kuba bigenda nuko yavuye ku wa mugande, kuko yari asanzwe ari umugore we, amubesha ko yamuteye inda nyine, amubesha ko burya yagiye ngo atwite. Ubwo umugande ukuntu byaje kuba bigenda nuko uyu mugande yamufashe bakabana nk'uko basanzwe babana. Noneho ariko biyemeza ko bagiye gukoteza amafaranga yo gukora yo gushinga botike, bakiteza imbere nk'abandi bose. Ubwo amafaranga barashakisha. Uyu mugande yari umwarimu ahantu mu kigo cya primaire, kuko yarazi n'icyongereza cyane, yari umwarimu yigisha icyongereza ndetse n'imibare. Ubwo umukobwa we nta murimo yagiraga, dore ko n'ishuri yaje atarirangije, yaviriyemo mu gihembwe cya kabiri. Noneho byaje kuba bigenda, uyu muganda akajya akora, uyu mukobwa ari iwabo, ari aho ngaho mu rugo ndetse no gutaka inda. Ubwo ntibyatinze, hashize igihe runaka amafaranga barayagira. Ubwo menya ari amezi 4-5 ahari, umukobwa yaramaze no kugira inda amezi 6. Ubwo ayo mafaranga bagize, uwo muganda ahita amushingira botike kugira ngo umukobwa abashe kubona amafaranga, kugira ngo bajye babona uko bahahira urugo bose nyine. Uwo mukobwa atakomeza kwicara. Ubwo umukobwa yakoze muri botike amezi agera muri 4, yongera kuri 6, n'inda iba imvutsi nyine. Umukobwa ahita ajya kubyara. Noneho mu kujya kubyara, kuko uwo mugande ne wahahaga, umukobwa ntabwo yahahaga. Umugande rero bwaramubwira ngo amezi agera muri 5 umaze ucuruza, zana amafaranga nakubwiye gukoteza ngo kugira ngo uyifashishe uri kugura ibikoresho by'umwana. Bari bakoze bije, babaze basanga ngo amafaranga agomba kuba ari ibihumbi bigera muri 900 by'inyungu. Ubwo uyu mukobwa arayabura. Amaze kuyabura kuko yari ari ku kiriri,
uyu mugande yanga gukora iki, yanga kuyamubaza cyane kuko umugore we yari atwite, yari ari kubyara. Ntabwo uwo mugande yashakaga ibintu bya stress ndetse no kumubaza ibintu byinshi, nyine ari kubona ko umugore we nyine amerewe nabi. Ikintu byaje kuba kibaho ni uko uyu mukobwa yabyaye, amaze kubyara barataha, ibikoresho byose babigura amafaranga y'umugande. Umugande ntakira amubajije, ariko mu by'ukuri azi ko azabimubaza uyu mukobwa amaze gukora iki, amaze kubyara. Ubwo umukobwa ibyumweru bya mbere akajya yirwazarwaza kugira ngo umugande atamubaza amafaranga. Ibyumweru bya kabiri akirwazarwaza kugira ngo umugande atamubaza amafaranga. Hashira ukwezi akiri kwirwaza, dore ko bari baranamubaze nyine mu gihe cyo kubyara cye we baramubaze. Bakimara gushira amezi abiri ari kwirwazarwaza, umugande abona ntabwo bizavamo. 900 byari byinshi, umugande rero yagombaga kumubaza uko byari bimeze. Ubwo ahita amubaza, amaze kumubaza aravuga ati amafaranga ari he? Umukobwa aravuga ngo barayibye, barayateruye. Umugande aravuga ngo ntabwo bishoboka ko dufite konte y'umuryango twabikagaho, ni gute amafaranga bayibye, ni gute amafaranga ukumbwira ukuntu bateruye kandi twarabikaga kuri konte. Ati shaka ikindi umbesha, icyo cyo ntabwo kimfashe. Uyu mukobwa aho abera injiji yanga no kuguma ku kinyoma kimwe, arongera arabesha ngo yagiye kurangura ngo barabifata kubera kudasora. Umugande aravuga ati rero tukabe tugiye aho babishira ibintu bidasorerwa, hari aho bigomba kuba, tugomba kuhajya bakananyemerera kuba bifashe kwa kudasora. Niba binyemerera nta kintu ndakubaza. Umukobwa arya indimi, amaze kurya indimi amara nk'ibyumweru 3 batumvikana. Ibyumweru 3 ne mu muryango pe batumvikana, umukobwa afite umwana w'amezi 2. Mudoze ibyumweru 3 batumvikana, ubwo abe yakoze iki, abe haje wa muhungu wa mukobwa yateye inda. Haza wa muhungu wateye inda uwo mukobwa araza, ubwo n'amashuri yari yararangiye, we yarabonye n'akazi, aza ngo yumvishe ngo umukobwa yarabyaye, ngo kandi nyine ari wamuteye inda, ngo aje kureba umwana we. Umukobwa yasa kubitwa n'inkuba, abona abagabo babiri bahuriye mu nzu, nyir'umwana n'undi wibesha ko umwana ari uwe. Umugande aravuga se umwana kari uwanjye, abaye wabuta. Umuhungu aravuga ati oya, ni uwanjye namuteye inda, turi ku ishuri ndetse ansaba amafaranga yo kwikuramo ndayabura. Umugande yasa kubitwa n'inkuba, none mukureba arebye mu maso y'uwo muhungu uri kwita uwo mwana ngo yaramubyaye, abona ajyana imanga, abona barasa pe, barasaga kubi. Ibintu cyaje kubitagikurikiraho, uyu mugande yabigenje gake, ajya mu buyobozi abwereka ikibazo cye, ndetse avuga ko umugore we yamuciye inyuma, avuga ko yanamwibiye 900. Uyu mugore noneho ashaka, ubwo batabafata n'icyumba buri muntu icye, baravuga kugira baticana, ubuyobozi bwasize banabatandukanyije bubahaye ibyumba. Ubwo uwo mugore noneho mu gutekera umugande ashaka kumwica, rero ariko yamuvumbuye. Umugande avuga ati nagura amara hano mu nzu yanjye kabiri, ugomba kuvamo. Uwo mugore rero abona ntago yataha, atahanye abana babiri badafite ababyeyi bahuye, aravuga ati umugande ngomba kunaganura muri kino cyumwe, arashaka ko nahamo nawe agapfa, tukareba kanansora mu nzu yapfuye. Ubwo umugande ubwo mukobwa yateguye kwica uwo mugande. Nubwo ikintu cyaje kuba kibaho nuko yaramwaruriye biri mu burozi pe, arabyarura. Ubwo hahita haza abandi bo mu kindi gipangu bashaka gusangira n'uwo mugande. Icyo gipangu uwo mugande yarumvikanaga n'umuntu w'umwarimu mwiza witonda, ndetse yasangiraga n'abantu pe. Haza undi mugabo bashaka gusangira n'uwo mugande, ko ibyo kwa kundi nyine uhita ubwira umuntu ati kamutera peti, avuze ati rya ukamashaka kumutera peti. Uwo mukobwa akajya abuza uwo mugabo cyane ngo nusangire nawe, ariko ngo nusangire nawe ngo yango nubikoremo. Umugande ahita abikeka, dore ko nyine n'uwo mugabo yahise avuga se ko twari dusanzwe dusangira, kuki udashaka ko mbikoramo, ngo yariko ngo ndaguha ibyawe ngo nubirye nyine. Ubwo umugande ahita abimenya, ahita amenya gahunda, abizi n'abagande barakuntu ngo bikoza ngo mu baganga gakondo n'ibiki. Ubwo hashize imitsi igera muri 3 muri icyo cyumweru, uwo mukobwa yakombaga gutaha kwirukanwamo. Umugande yikoze iwabo, ajya mu bapfumu, byose barabimuragurira, barabimubwira. None ahita arogesha uyu mukobwa, ahinduka ingurube. Iyo nkuru n'ucyo yabaye
ahantu bita muri Muhanga, sinzi amazina neza, ngo umukobwa ahita ahinduka ingurube. Uyu mugande rwose baramuhamagaye ngo aze agire uwo mukobwa neza aranga, kugeza n'aya magingo ashobora kuba akiri ingurube cyangwa bakaba baramurogoje ahandi. Bana nanjye mu nkuru zitangaje zibera hirya no hino utabona ku yandi macano cyangwa mu mateleviziyo, nzikuzanira hano tukazicukumbura tukareba ukuntu ibintu bimeze. Kora subscribe kugira ngo ntuzongere gucikwa n'inkuru y'ubutaha.